nabwo yigeze ikureka nuko isaha itaragera, uretse no kukureka ntiyanabitekereza, kuko ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Icyakora ndimo ndumva neza imirindi yo gutabarwa. Yego, murakoze cyane kuri Prosper Picture, mwakoze cyane kubw'ikiganiro mwaduhaye, ni byiza, byanatunejeje cyane. Ndumva hari nicyo kiganiro cya mbere nkoze niba nibeshye, kandi nyikora nta n'ibintu birenze nakoze. Ndumva ari n'umugisha. Studio rero mwatwakire neza, hanyuma n'ikindi ahubwo abantu batanazi na cover dukora tuzikora muri no studio. Nawe hari umuntu uririmba ukumva nawe watangiye mu by'ukuri ibintu yakoze numva kuri njye ari nk'umutoma yaneye, kuko ndumva iri muri message nziza cyane nakiriye kuva nakora ibintu, cyane ko ntanabizi cyane kandi ndi namushyashya muri byo, cyane ko nanagashya nazanye mu byo abandi bakoze ngo nge mvumbure. Numva ari nk'umutoma, kandi umutoma mwiza cyane kuri njye yaneye, kuko iyi message nayirebye inshuro nyinshi cyane, njya screenshot ndanepostinga kuri status yanjye WhatsApp. No kuvuga ngo byanejeje. Hari n'izindi yandikiye munsi nanze gupostinga, ariko iyi ngiyi yankoze ku mutima cyane ku buryo numva bindenze. Hari nyuma yo kubona iyo message cyangwa iyo comment, hari ikindi kintu ugiye gukora kidasanzwe? Amafoto meza, filime documentaire, kuzamura imbuga nkoranyambaga, YouTube, Facebook, Instagram n'izindi. Nta handi wabisanga atari kuri Prosper Picture. duhamagare kuri 078 54 70 605 Kigali. Amashusho TV bisanzwe ni Prosper Munyaneza n'abashuhuje. Wa mwanya rero tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Ubu uyu mwanya ku Mashusho TV turi kumwe n'umutumirwa, umusore watangira ubwira abakurikiye Amashusho TV. Murakoze cyane. Mvuga amazina asanzwe nkoresha kuri social media cyangwa amazina asanzwe? Watubwira amazina yawe, yaba yo kuri social media yaba n'amazina yawe y'ababyeyi. Yego, amazina yanjye nitwa Uwimpaye Jean de Dieu, niyo mazina ababyeyi banyise, ariko amazina nkoresha kuri social media cyangwa se uko nitwa mu izina ry'ubuhanzi ni Vox Rwanda, nuko nitwa. Murakoze. Vox Rwanda. Vox Rwanda rero ni umuhanzi, ni muntu ki? Vox Rwanda se navuga ngo ni umuhanzi, kuko nta ndirimbo yafite. Cyo koza ikintu Vox Rwanda akora, we akora amakava y'indirimbo zisanzwe, ku basanzwe badukurikirana nabo barabizi, ni kava y'indirimbo zisanzwe gusa. Aririmba iz'abandi. Yego. Muri makeya ni we Sylvizo muri gospel. Urase n'ibyora, ariko ndumva ariko ntacyo, reka tubyakira gutyo. Wavuga ngo uri Sylvizo muri gospel ntabwo yababeshye. Niba nawe akora nyine nka gutya asubiramo indirimbo z'abandi, ndi Sylvizo pe. Ese muzo wabarasubiyemo watubwira Vox Rwanda ni ihe ndirimbo wasubiyemo ukavuga ati byagoyinze viral wa mugani wa Skyto? Yego, murakoze cyane. Indirimbo nkunda gusubiramo akenshi ni indirimbo za kera, ntabwo nkunda gusubiramo indirimbo ziri gusohoka gutya, ahubwo ari indirimbo za kera nakoze. Iyo mfite byibuze arebwe cyane kuri TikTok yanjye, ni indirimbo baririmba ngo ntabwo yigeze kureka nuko isaha itaragera, uretse no kukureka nta nubwo yabitekereza. N'izindi zimeze nkazo za kera nyine zo ngenda nsubiramo nkazikora cover. Murakoze cyane. Waturimbiraho gatoya tukumva niba hari umwihariko wongeyemo kuri nyirayo, ku buryo bavuga ati ahubwo se hari akantu washyizemo kajyanye n'ijwi ryawe cyangwa n'umwihariko wawe, watubwirira ku bakunzi b'Amashusho TV kugira ngo baze no kunyarukira kuri Vox Rwanda barebe bimeze biti? Murakoze cyane. Urebye nta bidasanzwe birimo, cyane ko indirimbo ikoze neza kandi ifite amagambo meza. Ahubwo ikintu navuga ko indirimbo cy'umwihariko gisa nk'ikirimo, burase n'umwihariko nk'ikintu gisa nk'igitandukanye no kuri original yayo, nuko ngiye nkoresha piano gusa n'umucuranzi gutya turi kubikora bisanzwe, agacuranga nyine ibintu bimujemo, hanyuma nanjye nkayiririmba nyine amagambo nyine nkayasubiramo, nta mwihariko urenze urimo, kuko nanayiririmbye yumva ko nta mwihariko urimo. B'Amashusho TV gato cyane bumve ku ijwi ryawe, n'ijwi ryawe n'umwihariko reka.
umwihariko sinzi njya ndeba comment nabonye ko muri comment hari agakomenti wapostinze nako naza kukavugaho gakeya abafana bawe beza tubwire. Yego murakoze. Akaririmbo mfite kakozwe cyane na benshi karavuga ngo ntabwo yigeze kureka nuko isaha itaragera uretse no kukureka ntiyanabitekereza. Ntabwo yigeze kureka nuko isaha itaragera uretse no kukureka ntiyanabitekereza kuko ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Icyakora ndimo ndumva neza imirindi yo gutabarwa. Ntabwo yigeze kureka nuko isaha itaragera uretse no kukureka ntiyanabitekereza kuko ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Icyakora ndimo ndumva neza imirindi yo gutabarwa we. Murakoze cyane. Urakoze cyane tubwire ntarajya kure ya komenti nabonye wayipostinze yitwibutse. Murakoze cyane. Komenti nabonye ni komenti idasanzwe, ni kuri TikTok. Ni komenti nabonye iranshimisha cyane. Ni umwe mu bantu banjye bayipostinze ariko ntazi, ariko nzi ko arankurikirana buri munsi, ankurikirana kuri channel buri munsi, kuri YouTube channel, akankurikirana no kuri account yanjye ya TikTok. Ni komenti yanejeje uyu munsi birangira nanayipostinze kuko numvaga ari komenti idasanzwe. Muranyangana gato nyirebe kugira ngo mbone kuyisoma kuko sinyibuka. Yego nta kibazo. Comment na postinze ni umuntu bita use umuvuge ntago ngoma ni umuntu ya ntacyo ndumva kuvuga izina bitari byiza cyane, bitaba byiza, ahubwo reka mvuge comment nawe areta amenya ko ari we mvuze nakurikirana iki kiganiro. Yakoze neza ngira ngo uramushimira ukanamuvuga nawe imbere y'abantu, ntago ari ibanga kiretse yagize nabi cyangwa atabikunda. Ariko se ntacyo reka muvuge, ntacyo bitwaye, ariko unyihanganire. Ndumva ari nabyiza ko ngushimira. Hari n'abandi mugenda mumereza ama comment meza cyane, ndabashimiye, ariko uwo mvuga cyane no bita Koko Uwacu, niko account akoresha TikTok yitwa, yanditse message arandika ngo iwanyu ni ukuri mukajya mundirimbira byonyine pe, mba numva natanga ibyo mfite, ibyo nunze byose, kuko ndagushimiye cyane. Iyi comment ndumva yigeze commentingaho, nanjye ndamureplyinga, arangije arambwira ngo ngakunda ukuntu ndirimba. Mu by'ukuri nge sinzi ukuntu ndirimba, niyo nsubiyemo mba numva ndirimba nabi, ariko arangije avuga ngo kunda ukuntu ndirimba, ngo kandi ngaba yumva yahora ahantu turi kuririmbira akajya yumva amajwi yacu turirimba, kandi ngo ayo majwi yacu ngo yayumva buri munsi uko turirimba, ngo kandi ngo mva yatanga ibyo afite byose. Koko ndagushimiye n'ukuri, Imana ikumera umugisha. Ntago nkuzi, gusa mfite amatsiko kurebana nawe tukamenyana tukibwirana. Gusa Imana iguha umugisha, ndetse n'abandi comment zanyu turazikenera cyane, abitwongerera courage na morale, ibyo dukora tukabikora twumva ko ari abantu babikunze kandi babireba. Murakoze cyane. Icyo kintu yavuze si waba ari nk'umutoma cyangwa kibaho nawe hari umuntu uririmba kumva nawe watangije. Mu by'ukuri ibintu yakoze numva kuri njye ari nk'umutoma yaneye, kuko ndumva iri muri message nziza cyane nakiriye kuva nakora ibintu, cyane ko ntanabizi cyane kandi ndi namushyashya muri byo, cyane ko nanagashya nazanye mu byo abandi bakoze ngo nge mvumbure. Numva ari nk'umutoma kandi umutoma mwiza cyane kuri njye yaneye, kuko iyi message nayirebye inshuro nyinshi cyane, njya screenshot ndanapostinga kuri status yanjye WhatsApp. No kuvuga ngo byanejeje. Hari n'izindi yandikiye munsi nanze gupostinga, ariko iyi ngiyi yankoze ku mutima cyane ku buryo numva bindenze. Hari nyuma yo kubona iyo message cyangwa iyo comment, hari ikindi kintu ugiye gukora kidasanzwe? Ndabona iri bimwe imbaraga nyinshi. Murakoze cyane. Nyimara kubona izi comment mora nakira buri munsi, cyane cyane zibona kuri TikTok cyane, kuko niho mfite abantu bankurikirana cyane. Izi message zonyine, izi comment bampa zinyongerera umurava, ndetse
uretse no kuba zanyongera umurava ubu tuvugana hari n'izindi ndirimbo nakoze ziri gutunganywa mu minsi mike ziraba zitangiye gusohoka kuko ni indirimbo nziza cyane nazo za kera hari za Theo bose babireba hari za Korali Jehova Jire hari n'izindi korali za kera tugenda dukora indirimbo rero turimo turana tubikora rero zitwongera morale zitwongera umurava zituma hari ikintu muri twebwe twumva ko turimo turakora mu mitima y'abantu kuko ni byiza cyane kandi niyo umuntu agize ikintu akora kikagukora ku mutima nkunda kuvuga ngo jya ubibwira umuntu akiri muzima. Murakoze. ese ntago harimo akantu kagukirigita wenda gasa nkaho nawe kagushinga kuba wakora indirimbo zawe ukareka gusubiramo ibihangano by'abandi none bikagutera nawe kuba wasohora indirimbo yawe muri studio icyo kintu ntago ujya ugitekerezaho? Icyo kintu ntago ndagira umwanya wo kugitekerezaho nkuko natangiye mbivuga ntago ngira impano mu guhimba ntago mbizi ariko hamwe no kwizera no gusenga nzi neza ko mu minsi mikeya n'umwuka umbamo w'Imana nkorera wo ubwayo uzanshoboza ngo nibisigaye izabikora rero ntago ndiheba sindanacika intege kandi ndakomeje muri uru rugendo. Koko yambajije ngo nkubaze iki kibazo ese uri tayari kugisubiza? Nta kibazo. Yambajije ngo se Vox Rwanda ngo ni single bakeneye kumenya abakunzi bawe bakeneye kumenya status zawe. Murakoze cyane kuko ikibazo mumbajije ariko urangoye. Abakunzi babaje imyidagaduro tuba tuziranye online ariko batatuzi visa. Yego. Bo bakeneye kumenya izo status zacu. Murakoze cyane ikibazo mbajije ni cyiza kiranagoye ariko ndagisubiza cyane ko numva nta kibazo cyangwa se ikimwaro binteye. Njyewe Vox Rwanda ntago ndi single mfite umukunzi kandi tumaranye n'igihe kinini cyane. Uri single teke ufite fiance? Ego. Ubwo rero ngira ngo koko wacu wabonye igisubizo ariko ntucike intege nyaboneka ukomeze umufollowing. Nagira ngo rero tugana ku musozo ugire ibintu ubwira abakunzi b'Amashusho TV. Studio yacu urayibona ute noneho? Ese ejo hacu urahabona ute kuri Prosper Picture? Ngira ngo twakwakiriye muri studio ugira ikintu ubwira abakunzi bacu. Ego murakoze cyane kuri Prosper Picture mwakoze cyane kubw'ikiganiro mwaduhaye ni byiza byanatunejeje cyane ndumva hari nicyo kiganiro cya mbere nkoze niba nibeshye kandi nyikora nta n'ibintu birenze nakoze ndumva ari n'umugisha. Studio rero mwatwakire neza hanyuma n'ikindi ahubwo abantu batanazi na cover dukora tuzikora muri no studio. Hasi nabamaje reka barangira hariho ariko nta kibazo uzagukenera uzamurangira ni hano Merezi ya kabiri y'Igikondo. Ubwo nyine nikaze mujye muza tubafotore photoshoot tugira amafoto meza ngira ngo mwabibonye ajya nagufotoye. Oya ntabwo uramfotora ahubwo wamfotoye agafoto uri buyikoreshe akafu tubitunganya. Yego. Ubwo rero murakoze ni karibu abifotoza ni karibu cyane muri Prosper Picture Amashusho TV ibiganiro nakagaruka noneho ngira ngo hari free time tujya duhereza umutumirwa wacu akatubwira ati niki nkeneye niki nsaba societe cyahinduka muri societe gira akantu usaba iyi kamera iriho nta kibazo. Yego murakoze cyane tubanje kubashimira nkuko mwatwakiriye byatunejeje cyane nkuko natangiye mbivuga ariko akanya mu mayereka nkabyaza umusaruro mboneho no kuvuga ibikorwa byanjye n'abantu mudukurikiye mukomeze munadufollowing munakore subscribe ahantu hose. Ikintu cya mbere nabwira abantu benshi nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo niba ukunda umuntu cyangwa se umuntu umwishimira mubwira ko umukunda akiri muzima kuko hari umunsi azagera ntubashe kwimubwira ahubwo ukazicuza impamvu utamubwiye ko umukunda mu gihe akiri muzima. Rero ijambo ryiza nakubwira niba ufite umuntu ukunda ashobora kuba umubyeyi wawe se ashobora kuba inshuti yawe se ashobora kuba umukunzi wawe se ashobora kuba umuntu uwo ari we wese ukunda umwiyumvamo ahantu aho ari hose mwandikira umubwire ngo ndagukunda cyangwa se umuhamagara umubwire ngo ndagukunda byonyine biba bihagije uwo muntu iyo ubimubwiye nawe wumva ko ubohotse.
ikindi kintu nasorezaho rero nabwira urubyiruko muri rusange ko kuba turi abajene turi abasore ndetse n'inkumi ntabwo biturimita kujya ku Mana, ahubwo ni ibintu bitwegereza Imana tukiri abasore. Icyo nababwira abasore n'inkumi, nimureke twegere umwami Imana hakiri kare kandi dukoresha imbaraga zacu, hanyuma Uwiteka Imana we ubwe azadushoboza kandi tuzabikora neza. Nta kindi kintu mfite narenza kuri ibyo ngibyo. Ayo magambo abiri arahagije ku rubyiruko ndetse no ku muntu uwo ari we wese ufite umuntu yiyumvamo cyangwa se akunda, ko wamubwira icyo kintu biba bihagije ko uwo muntu yimubwira kandi bikaba byiza. Hanyuma nyamuneka bakunzi bacu cyangwa se bakunzi ba Prosper Picture ndetse n'Ishusho TV, Amashusho TV, nagira ngo mbabwire ngo natwe mudukurikirane kuri YouTube channel, munaturebe kuri TikTok hose dufiteho account cyane, no kuri Instagram no kuri TikTok nkoresha Vox Rwanda, hariho n'akadarapo k'u Rwanda nuko nitwa. Hanyuma kuri YouTube nitwa Erisera Rwanda. Ni channel rero turimo turanyuzaho ibihangano bya kera byagiye bikoreshwa, hanyuma twebwe tukabisubiramo mu buryo bwa piano gusa ndetse no kuririmba bino bisanzwe. Nta bindi navuga, no kuri comment zanyu na share zanyu na like ni byiza, biratunezeza, bituma tubona ko mudushyigikiye kandi mudukunda cyane. Murakoze cyane. koze hasi unyibutse ibuye, aka kantu sinagenda ntagakomojeho. Erisera Rwanda uri n'umuyobozi, uri perezida, ukora ni worship team. Ni worship team yitwa Erisera. None se biriya bihangano byaca none njya mbyibazaho, bijya bishwanisha abantu. Byaca none yawe ni ya Erisera, ni ya groupe, bizagenda bimeze gute? Yego murakoze cyane. Ikintu navuga kuri iyi channel yacu, iyi channel ni yanjye, ahubwo bitewe nuko nakunze izina Erisera, numva ko ari izina rifite ubusobanuro bwiza. Erisera bisobanura ngo Uwiteka ni igitare cyacu. Numva nanjye nkwiriye gutunga nyine ikintu nyine kivuga ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, nyita Erisera muri ubwo buryo. Ntago ari itsinda worship team ndirimbamo, ahubwo nyine ni yanjye ku giti cyanjye, ariko bitavuze ko support yose badukeneraho kuri channel tutayitangira kandi ku buntu nta kiguzi. Koze cyane, nagira ngo nshyireho umucyo. Hari igihe umuntu yaba ari muri worship team, wenda ari wowe ubikora, bakagira byose ubikora mu buryo bwa korali, ejo bundi agafaranga kajyaho ugasanga baserara ziravutse, ntabwo byaba ari byiza. Murakoze raba wo gukurikira Amashusho TV, turabashimiye. Bye.